Yes, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abakunzi b'Intare Official. N'ubundi nk'ibisanzwe turagarutse uyu munsi turi mu gitondo cyo ku cyumweru, ndetse tubifurize icyumweru cyiza kuba bajya gusenga. Umunsi turi tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2025, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biba biri kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ngo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, muri Uganda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Wowe uhaherereye turagusoje kandi tuguha ikaze muri aya makuru y'uyu munsi. Bimeze bite? Tugiye kugaruka kuri byinshi, yaba imirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turaje tubabwire uko bihagaze ndetse n'uko biri kugenda byitwara. Turaza kuba dusimbukira ku mirwano ikomeye cyane yaramukiye muri axe ya Pinga, turasimbukira muri Uvira, tubabwire ko Uvira situation uko imeze, umutekano w'abaturage ukomeze, ese abasirikare bahageze ubu ngubu bihagaze bite muri rusange. Turaje tubive imuzi n'imuzingo, turaza kuba twerekeza muri groupement ya Bukombo, naho turebe ibyaho ni imirwano iharamukiye mu duce tugiye dutandukanye turimo za Rurere, Kashovu ndetse na Kibwe y'Amajyaruguru. Turaza kuba dusimbukira nanone ku musirikare hano muri Kisangani waje gukora amabara. Ni umusirikare n'ubundi wo muri Special Force waje gukora amabara ayivugana bagenzi be batatu. Ese yabitewe n'iki? Nawe yaje guhita yirangiriza ubuzima. Turabigaruka muri rusange. Kabare naho haramukiye imiripuko, cyangwa se haramutse humvikana urusaku rw'amasasu, nabyo turabigarukaho turebe uko bihagaze muri rusange. Nizere ko mu by'ukuri tugiye kuba turi hamwe muri aya makuru kandi mugiye kunkurikirana. Wowe wakoze subscribe ni byiza cyane, ariko kandi wowe utarayikora reka tugusabe guhita uyikora mu buryo bwihuse, hanyuma n'ubundi mu by'ukuri ukore like, share ndetse na comment muri iki kiganiro. Ndetse mu by'ukuri ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba, aho turaza kugaruka kuri byinshi biri kuvugwa muri axe zose muri rusange. Tutabatindiye rero, kugira ngo tubagezeho amakuru yacu, reka nakire bwana Clever Bembe ku murongo wa telefone. Bwana Clever Bemba, waramutse? Haramutse neza bwana Matacani. Yes, amakuru yaramutse? Twaramutse neza, turashimira Imana kandi twanaraye neza n'ubundi. Yego, aho umerereye rwose urabona ko nta kibazo, kuko ubu ngubu naraye ahantu bita Majengo. Urabona nabaye hafi ahantu hari inzu y'umujenerali witwa Dominique Ndaruhutse. Yego. Uranyumva? Ndakumva neza cyane. Hano kwa Generali Dominique Ndaruhutse, ahantu yari arimo kubaka niho naraye. Ahantu hakunze kugaragara ikintu cy'ubujura, ahantu hakomeje kugaragara ikintu cy'ubwicanyi. Donc ni kuri kino gipangu cya igipangu cya Don Bosco, n'amashuri ya Don Bosco n'ubundi urenzeho bita mu Kitranti. Mu Kitranti. Ruguru yaho rero ukinjira nkaho hafi muri aho makaritiye n'ubundi. Ariko ni ahantu hakunze kugaragara ubwicanyi n'ubujura. Ubu ngubu ubona ko kuko aho ngaho kwa Dominique Ndaruhutse intare za Sarambwe zahise zihashyira defense. Yego. Yo kugira ngo bacungire umutekano. Ndavuga rero umutekano wawo rwose ndasinzira nongeye mbikumwe ngo nasinziye rwose ntacyo nikanga. Ubona ko abaturage baho ngaho muri quartier rwose bari gushima intare za Sarambwe ku bijyanye n'umutekano. Yes, birumvikana neza cyane. Ni quartier Majengo yagiye irangwa n'umutekano muke. Ni nimwe muri quartier ndetse mu by'ukuri zitisukirwaga, ndetse hamwe naho bita za Buhene hafi aho ngaho. Urumva ko mu by'ukuri hari ahantu harangwaga n'umutekano muke cyane. Urumva ko niba bashobora abaturage kuryama bugacya nta sasu ryumvikanye, tekereza ko mu by'ukuri ari ibintu ngiye navuga ko bidasanzwe muri Majengo. Yego ni ibintu bidasanzwe rwose. Gusa bana akantu kamwe nabonye ku baturage nuko abaturage bahariye y'abana Buhenere, kwenda nawe nyivugeho. Babona ko abaturage ba Buhene bari bafite ideology twavuga ishingiye kuri ziriya mayimayi zarwanagara bwa Napuwa, uriya honorable Mumbere bwa Napuwa. Nabo bamaze kumva ko intare za Sarambwe rwose baragenda barazikunda.
abaturage bahariya Majengo n'ubundi aho ngaho kuko abenshi bakomoka iriya za Musheberi abandi bagakomoka za Bukombo bakomoka muri Rucuro muri akisi ya ba Dominique Ndaruhutse yego wasangaga ko nabo bafite ideoloji y'ikizanendu cyangwa y'ikinyatura y'igisemuse cy'FDLR kuko bagiye bakorana na FDLR yego uko nagiye mbumva nasanze nabo bari kugenda bahinduka kuko reka muhereze nk'urugero bwa Namacacari hari umupapa twaganiriye yego mbaye ntabwo ndi buvuge izina rye yego arambwira ati arambwira ngo benyenshi niko yavuze uburyo yabivuzemo ngo ikintu cya mbere ngo tubashimira ngo ni umutekano ngo agasasu ngo karavugira ahantu ngo bagahita baryo bakagenda bagasaka bagafata na cya giporoporo cy'iryo sasu ugasanga barasatse bakamenya n'uwarirashe ngo bakamufata icyo kintu turi kugibashimira cyane ariko arambwira ati ngo ikibazo cy'akazi ngo twabuze akazi birumvikana akazi yari mwarimu manza yari mwarimu usanga ko abenshi barashomereye sivile twebwe mu kintu mu cyo twasaba umutekano bazi kurinda umutekano kandi no nagiye kumbwira ikintu ndamubwira ati none se nk'uko ndi kumva ari kwanguma 23 ngo ubasha ubundi mugiye kuva muno ngo guverinoma igiye kuyirasikuye hano muri Goma na Bukavu mwebwe muri kubyumva ute arambwira ngo ni nko gufata ngo Nyiragongo ngo ukayijyana i Bukavu kabisa urumva ntabwo byoroshye ni yumvise ko bitagerana bwana Bemba wenda tuve muri ibyo ngibyo wenda duhite dusimbukira ku biri kuvugwa ndetse no ku makuru agezweho duhite twerekeza murabizi ko mu by'ukuri n'abakubikurikiye bazi ko ubusanzwe tutangiye amakuru tutayatangiriye muri Uvira mu by'ukuri nkeka ko benshi bashobora kuvuga bati se kute muyatangiriye suko no mu bindi bice hatari kubera ndetse n'imirwano ahubwo reka dutangiriye muri Uvira bwana Bemba ngo muri Uvira ngo hari kugaragara kutumvikana ubwo Uvira tubibutse ko iri kugenzurwa na leta ya Kinshasa ndetse na coalition bafatanyije ubwo iyo tuvuze coalition tuba twanze kurondogora imitwe yose bafatanyije ni myinshi ntago twakwirirwa tuyigarukaho benshi baranayizi ariko ngo hari kugaragara kutumvikana ko ingabo zari zisanzwe zibahangaha mu mujyi wa Uvira zari zihasanzwe n'inshyashya zazanywe ahangaha barimo barapfa iki bwana Bemba murabizi ko ari ingabo nyinshi donc ni ingabo twavuga ngo ni ingabo nshyashya ndetse akibiganje muri babandi 7,000 bapasinze urabizi isi yatambutse bapasinze muri FARDC ariko bakajya gufata kandi bareba nk'iyo bita Gepard Gepard burya nabo nabanyirukama ni bashya noneho baragiye barabafata barabavangikiranya bityo bamaze kubavangikiranya babazana muri Uvira ariko babahereza amafaranga menshi bafite ikintu bita ifaranga akazi kabo ni ugusinda gusambana nicyo kintu bari gukora noneho hari abasirikare bahasanze bana Namacacari yego abasirikare bahasanze bamaze amezi ane badahembwa mu gihe abandi baje kandi ni bashya ifaranga riri kujejeta abandi bo bamazemo igihe bari banari ku mirongo y'urugamba nta guhembwa kandi barimo bamwe banakubiswe bavanywe Goma bajyanwa Bukavu barakomeza bagezwa Uvira yes abo ngabo rero nibo barekaramye bakomeza kuburana baravuga ati no ntabwo twebwe izi mvura muheto zaza izirajya ku rugamba kuko zidusuzugure n'imbunda zabo ziratandukanye Macacari ati bari kuza bari kutwereka ko hari abakomando ko bashoboye twe ntacyo dushoboye ati ibintu ntabwo twabyihanganye hari akabari bita ngo ni urabizi ko stade ya mbere iri muri Uvira bahita stade Derini yitwa Derinite kabisa iteranwa n'iy'Igoma noneho hari akabari kitwa akabari nako kitwa Derinite
ako kabari rero kari hafi mu centre ville bayitamo Derinite Motel. Noneho haje abakatanyama abo banyukamo abo bazanye bashya baza kuhanywera, bahasanga abandi nabo bari bari kwinywera ibyuma doke byanuza bino bintu bya bicamutima, njye niko nyamunda kubwira. Yego, n'ibiyoga bikarishye cyane. Yes. Noneho bakimara kuhagera abo ngabo bari kunywera hanze, abandi baragenda bajya kwifatira inzoga ziva mu Burundi zirimo cyane za Musiteri. Bamwe baraza batangira kusuza ati kolege ibyo kwenda kuko basangiye serivisi. Abandi ati siya tuko kolege zenu ngo ntabwo twebwe ngo nta n'icyo dupana namwe, ngo mwebwe mwana ni urugamba, babakura muri Bukambo, bakura za Kamanyura, bakura hehe, none ngo twebwe ngo ntaho duhuriye namwe. Ntabwo turi abakorege banyu, mwebwe mwaratsinzwe, mwebwe muri impunzi. Abandi nabatize mwebwe ko muje muno mwari mwajya no ku rugamba, ati abo mwohereje muri esi bakajyana baya bacyasha bo muri Colombia, ntabwo mwavuye ari imirambo yunze hariya muri hopitali muri za nuza muri za Afurika. Abandi nabati hoya shani muza gusuzugura ati twebwe dufite foromasi. Abandi bati ni muzi igipfunsi, babateranya igipfunsi. Noneho bamwe bakajya guhamagara ati bagenzi banyu baje bashya bari kurwana na babandi basanze hano, hakaba haje abandi nabo bakabinjira muri Kongo, bakajya kubura ati babandi bashaje, reka mbita bashaje, bakabura ati bagenzi banyu bari gukubitwa na babandi bake, nabo bakaba baraye. Uko amakuru agenda baza gushwana mu buryo bukomeye, noneho batangira kurasa nanone, tangira gukoresha ibiturika. Batangira gukoresha ibiturika. Hari umukozi wangaho kuri iyo hoteli warashwe, ibyo byanapfuye. Nabo ubwabo baragenda barakomeretsanya, bamwe bakavuga ko bari muri iri janse, muri donke bari ahantu bagiye baraswa mu buryo buremereye, mu masoze tansifu, bakomeretse bikabije. Urumva ko ni ikibazo. Kugeza amagingo ahangaha rero kumvikana kwabo biracyari ikibazo n'ubundi gikomeye hariya kabisa. Biracyumvikana, niba bamwe bafite amafaranga abandi akaba ari ntayo, byanga bikunze bagomba kugira ibyo bapfa, kuko ntabwo batojwe hamwe. Uko byagenda uko ariko kose, ubwo ntabwo biri buze koroha muri Uvira. Reka rero duse n'abavuye Uvira gatoya, bwana Bemba, tugaruke gatoya mu nkengero za teritwari ya Walungu. M23 ngo ku munsi w'ejo yagaragaje ngo imbaraga ngo zikomeye cyane, ndetse ngo ubwo yadeprowingaga ngo mu bice birimo za Kamanyora, Katogota ndetse na Ngomo, yemwe na Nyangezi, ngo hageze ingabo nyinshi ngo zitagira uko zingana, ngo ibi ngibi bikaba byateye ubwoba bukomeye cyane leta ya Kinshasa. Ibi ngibi rero nyuma yuko bikomeje kuvugwa bene kariya kageni, ngo iyi coalition ngo yakomeje kugenda ngo igira ubwoba, ngo ari naho ngo ndetse ngo yakomeje kugira ngo ibyo isaba leta ya Kongo Kinshasa, ngo ko bagomba gutangiza urugamba bundi bushya, ngo batitaye, ngo bakarutangiza vuba vuba, ngo M23 itaragira ngo kwisuganya. Ayo niyo makuru ari guturuka hariya, bwana Bemba. Gusa wenda ntabwo turi bujye dutinda ku nkuru nk'izo ngizo, turazigarukaho mu makuru yacu ya komanywa, ndetse tunazirambura. Andi makuru akatugera tubwira ko mu nkengero n'ubundi turacyari ubwo muri Kivu y'Epfo, muri Kabare mu gace ko bita Kahungu, ndetse na Kirunga, n'akandi gace ko bita Karambi, naho bita Kamakombe. Ahangaha n'ubundi ni muri Kabare mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho, bwana Bemba, aratubwira ko ngo haramutse ngo humvikana ibiturika, ngo kandi ngo birashoboka ko ngo kubera ko M23 ku munsi w'ejo ngo yari yanahona yahadeprowinze, ngo yashyize abasirikare benshi, ngo bashobora kuba ngo bagiye gushamburiya za nzalendo ngo zikunze kuba ziri mu nkengero y'aho ngaho. Yego, ikintu kigaragara nuko ubundi wenda njyewe bivuga uko biri,
kuko hano ntabwo nta ruhande mwerereyeho navuga ngo wenda ngo ndi umuvugizi njye mvuga amakuru uko ari ni uko intare zatarambwe rwose muri biriya bice cyane cyane muri Sud Kivu ubona ko mu mpande zose buri kwe intare zatarambwe zamaze kuwohereza icyo bita umusirikari n'igikoresho ndetse n'ibifaru noneho akaba aribo bagenda basakaja mu mpande mu nkengero z'ayo masantere bagiye binjiramo noneho by'umwihariko ukabona muri iriya haca za Katogota na za Rugungi noneho ni ibidasanzwe nongere mbikubwire ugana amacacari ni ibintu bidasanzwe wumva ntabwo byoroshye na gatoya. Tuvuye muri ibyo bice rero unyemerere duhite tugaruka muri teritwari ya Masisi, ndetse mu by'ukuri naho haravugwa amakuru menshi. Lokalite ya Karungu muri biriya bice bihagaze bite bwana Bemba muri biriya bice, dore ko amakuru yose yahariwe uyafite neza cyane 5 kwa 5? Reka banzira kwisegura ku muvandimwe umwe yambwiye ati Bemba nujya uvuga lokalite ujye uvuga na teritwari kuko ntabwo tumenya ngo ni buryo abantu bazi Ruturo, abantu bazi Masisi, abantu bazi Kabare, abantu bazi Warikaye, bazi Nyiragongo, ariko babwiye ngo lokalite Tunda Buramu ntabwo babimenya. Ibyo birumvikana, tuzajya tubyubahiriza tubikore. Yego kandi nongere mbabwire yuko lokalite Karungu ni lokalite iri muri groupement ya Bashari Mokoto, ariko Bashari Mokoto yaravuzwe cyane hano yaba kuri social media bivuga ibijyanye n'imirwanire muri Kongo. Bashari Mokoto na Bashari Kayembe zagiye zivugwa cyane. Iri muri groupement Bashari Mokoto muri sheferi ya Bashari. Nyarutsa ibyahabereye ni ibiki, bihagaze bite bwana Bemba? Ko ndabona dufite iminota itarenze 5. Ibyabereye nuko ngo intare zatarambwe zikomeje kwadivansinga n'ubundi ziri kwerekera ahantu bita mu Gasenyera. Umunsi w'ejo nimugoroba niho ubunyatura bwo kwa Byiringiro bwabashije kuza kugaba ubuterero muri districts z'ama 23 ziri hejuru aho bita muri za Karungu. Donc ni ziri hejuru za Karungu, ariko intare zatarambwe zirabamanura directly zigira aho bita mu Gasenyi. Ejo zageze mu Gasenyi intare zatarambwe zibamo amasaha menshi, bigeze nko mu masaha 2 za nijoro zirongera ziragenda. Muri iki gitondo rero kuko Wazalendo baje kugira amakuru baza kumenya ko intare zatarambwe zaraye zongeye kwisubira hejuru muri defense, zongera kuva bita muri Nyabikeri, ziraza zigaruka mu Gasenyera. Kumbe mama 23 yerekanye ko yavuyemo kugira ngo abantu batanga amakuru. Kumbe yagiye gutega ambush. Donc iyo yeretse ko yavuyemo iranazamuka kuko arimo ubusisiro n'ubundi buciyemo n'abaturage. Imaze kubereka uko ivuyemo, kumbe basize abandi baragenda bajya muri ambush. Bigeze nijoro baca no mu yindi nzira, abandi nabo baraza bavuye hejuru, bari mu misozi baza gutega ambush. Abaturage bari za Karungu n'ubundi hafi ya za Gasenyera baza gutanga amakuru bavuga kuri Wazalendo ati mama 23 yagize ute yavuyemo. Nabo bahita baza noneho bavuye hakurya muri za Nyabikeri, n'ubundi muri amadifensi y'abatwe za Nyabikeri baza kugwa muri ambushi ya mama 23 irabasekagura nyine. Nuko byagenze kabisa. Yego umva ko ntabwo byoroshye. Ni muri groupement ya Bashari Mokoto nkuko wari ubigarutseho. Twihuse rero ndetse tusimbukire n'ubundi muri Pinga nayo hangani muri territoire ya Warikare, naho haravugwa byinshi ngo hari brigade ya reaction rapide imaze iminsi hageze, ngo yatangiye ndetse no kugaba ngo igitero gikomeye cyane, ngo yaje kukigaba hanga muri Pinga, aho bavuga ko ngo amakuru ngo witwa Colonel Dunia ngo ariwe wari uyoboye brigade, niba ari brigade niba ari iki,
noneho ngo bikaba bivugwa ko ngo ashobora kuba ngo yarasiwe ngo muri axe ya za Mitembe ndetse na Gatobo, ahangaha akaba ari muri lokalite ya Banamulindwa ndetse na muri groupement ya Kisimba. Bwana Bemba, groupement ya Kisimba ikomeje kuba mu by'ukuri teatre y'imirwano. Ukurikiranye muvandimwe, ariya muri Gisimba donc ni muri sheferi wa Nyanga, ndetse ubona ko nta ntambara ikiri muri groupement Ikobo, ahubwo yose yamanutse yigira muri groupement Kisimba, kuko yaba ziriya za Wazalendo ziriya za Mayimayi nazo ubwazo zikomeje kujya zisubiraniramo muri kiriya gice. Yego. Noneho wakaza no kuba ariyo maremo 23, ariko ukabona ko atazi byari nyanya mbivuga wenda reka mbivuge uko ibintu mba mbibona. Ariya mitwe ubona ko bakundaga kuza muri exploitation ya minere iri hariya muri Zayihura. Burya muri Ihura hari amakuru ufite uko no mu tugezi twahura rimwe na rimwe harimo amabuye y'agaciro bagenda bakexploita bakabona mukaho. Turaza kubigaruka kubera ko ndabona n'iminota nayo iri kudushirana. Turaza kubigarukaho. Abakunzi bacu tubararikire amakuru yacu agiye kuza, tugiye kugarukaho aho turi bukore video ndetse mu by'ukuri mo n'ubusesenguzi bwinshi, aho turi buze kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo tubabwiye amakuru y'ahangaha muri Kisangani aho umusirikare yaje mu by'ukuri kwivugana bagenzi be, ntabwo tubabwiye amakuru ari kuva muri Ituri aho ADF imaze bivugwa ko yamaze kwica abantu bageze hagati ya 31 ndetse na 66 muri axe muri groupement ya Walese Vonkutu. Ntabwo tubabwiye muri za Oicha naho ubwicanyi bukomeje, ndetse nta nubwo dusimbukiye cyane muri